musaza bose ariko iyo yatizwa ababerewe urabona ntabwo wavuga ngo watiye imbere ya kamera ariko buriya bayihinduka mbivuge ndeba inyuma imyenda bayinije ntabwo ari iyanjye isaha n'isaha wayikuramo isaha n'isaha wayikuramo nagize ngo wavuze ngo isaha yambaye isaha ndavuga isa wakoze burage kuri The Ben byaje gute nyine urabona ubundi urwenya akenshi dukora ibintu biri gutrendinga kugira ngo umuntu bimworohere guhita kuru iyi ni burage nyine nakoze y'uburyo abanzi bo mu Rwanda bafata amazina utazi ikintu bagendeyeho The Ben yiyita Tiger wajya mu gitaramo akarira ukibaza Tigerizwa n'ubusa ibyo bikavaho izindi Tiger zifata ku gakanu Tiger yacu yifatira agashanga nyine ariko nta rwango ruba rurimo yarurimo yagize ngo yagutwaye Pamela jya ubivuga ariko oya buriya kamera ko mfite ba kamera nk'icyenda se none hano mu gasyaka ukuntu yita y'indiza ababeshya ukuntu James ari yanjye ariko n'amafaranga arahari amafaranga arimo araboneka telefone yo ntabwo ari androide ibintu biri mu iPhone se nayite byose bitangizwa na ayi ariko Dudu bijyanye na burage wagiye utera muri nari Genesis ngiye kumureme mureme bijyanye na burage wagiye utera muri Genesis ni nk'izihe imwe cyangwa ebyiri uvuga uti zarankoreye kabisa nari nateguye nahize imbere na Republic bavuga uti wow rero ni stage nyinshi nateguye zikagenda neza nk'uko nashakaga ahubwo burage nyine yamukuye utari wigeze kifata bahora bambwira yaba abantu bakuru yaba abana ni ebyiri nazikoreye kuri stage imwe na burage nyinshi tunazikoreye kuri stage imwe ariko bakunda kuzingarurira cyane bazingira na burage y'ukuntu ngo nakurikiye meri kuri moto iyo boro abantu barayingira kugira ngo byagenze gute se navuze ukuntu asasha uri kunongera mikoro cyane navuze ukuntu wabizanye mu navuze ukuntu nyine nkunda nyashi kuri rwa rwego nyine nazikurikiraga nyine ahantu no kuri uriya mukobwa ufite nyashi akiyo kurikira nazi nahagiye bakamba yasugiye nkavuga ni sinzajya ariko ni heza byara nyine ingeso yaragiye irakura izi ngeso zirakura nkajyana n'abakurikira ndi kuri moto naba ndi kuri moto hacaho moto umukobwa afite nyashi nkavuga ni moto amukurikire naguce biragenda birakora n'urangira ari moto yari iri kwihuta byatari inyura sinabona umuntu itwaye ngo mbona nyashi nkavuga ni moto iriya nyashi ntabwo nzi ngo ninde ariko byanga byakunda ziriya nyashi nizo umuntu umeze uko nimukurikire urugero tugeze imbere nsangana imeri yego ni cyangwa nabonye bavume yagushaka ubundi hari ikintu kincanga buriya mbona Uwiteka nawe agera bakaturagira rimwe na rimwe utatubwira ngo ibyiza biri imbere nyashi zikaba inyuma ni ikibazo gikomeye nawe niyo mpamvu regeze abavuga fesite n'izo Faransa regeze ukazigenda inyuma abagore mbere nk'abagenda none se Dudu ushingiye kuri performance wagiye ukora hari igihe cyageze ukavuga uti zaniye pe nubwo nari nateguye ariko noneho nyine ugahangana kuri kamwe bavuga bu ukavuga ati Isoko y'ino. habaye ibiki turashyaze igihe turagiye ariko ntabwo dushya ngo bavuge ngo nibo biyitaho biri ntabwo nareba inyuma ariko nimubyiteho akaba yava mu nzira urumva ntimubyiteho mwana kubyitayeho uzi ibintu tutanareba nanjye ntabyo nabonye uyu mukobwa w'amabuno unyuzeho nawe nabonye no kuri ngo afite nyashi nziza ntabyo nabonye ngo afite mu nda ze ntabwo ibintu bya mbere burage turazikora zirashya kenshi Trina we irayishe ahubwo ndi winde nayitambaye njye bita Sanya na engineer rugero atuzi burage ateye bateye nyine ngo the trainer ngo bari barahagora ngo ari amajeya urumva bariya mukobwa byamukunze ngari ngagomba duhe nimero baraza ngo duhe nimero
Wumvijwe none nuko angana n'ibihuye. iriya kure ntabwo yinjira ntabwo wendere kurenza kandi afite mirongo nanjye n'amabintu niyo wabonye ko nakoze twagomba gusigaza urumva rero burage turazikora zigashya rero ntabwo ndatera jokes ngo zishye kuri rwego bambwira ngo ariko hari igihe nahiye aho kurusha ukavuga ati reka nshake burage ya nyina muzo nakoze noneho wajyaho ugasanga ibutu ishyireho ndebe ko wenda bangura ahantu naratekereza buru ya nyina yigeze kuyinkorera nyine azababwira barakaza nawe reka abana gusa nyine gusa nibyo bintu bituma yanga nyine ari ups and down ariko se ibyo bihe ubinyuramo gute nk'umuntu ufite izo hari igihe ugera mu rugo ufata ibintu wabireka wani kongera imbere public mu bikanga ishize ahubwo ati ibintu wabiretse nanjye hari igihe cyangwa nzi ko ndi burire ntamenamo kamwe agafata bikaba biranga Kamwe. za ngaruka zo gutira zatangiye ngenda ndavuga iyo utashye uriganiriza bashaka ibintu wabireka ishize ahubwo atari kumata hano waniye byo intege nani birababaza nyine ahubwo abantu bagiye batwihanganira basiga ubwo gusetsa ese gutegura brag mwe bigutwara igihe kingana gute mwese wenda buri wese atubwira useka kuri wowe iyo utegura brag bifata nk'igihe kingana iki njye burage njye akenshi we mbere nakoraga straight to the punchline ngakora burage imwe wenda nkaba navuga ngo Nyabugogo barahangika kugura y'amasogisi akanuka mbere y'inkweto nkaba nayikora iyo burage gutya ariko ndimo ndagerageza kubaka ikintu cyo gukora set ngahariya nkoze burage imwe gusa uriya mwanya wose nakunda burage rero binsaba kuba kugira ide mbere na mbere nkagenda nyigira amapunchline ku buryo nshobora kumara uko kwezi mfite ide 5 ariko yenda nzigira amapunchline rero nagiye navuga wowe tubwire nawe brag uyitegura ute brag kuyitegura wita kuki bifata n'iminota ingahe bavuga brage zitegura mu buryo burenze na butatu brage nicara ngenda navuga no igitekerezo nshaka ngo ni bumwe kandi brage isa ndyamye bitewe n'ibintu niriwe ariko nicara byandika rero meriwe muri bya bindi ese hari umuntu udashaka kumva niba urumva umuhanzi ajya muri studio akandika indirimbo cyangwa se akagira ahantu ajya akiherera akandika indirimbo namwe niko mubigenza mwandika hari igihe wicara ukavuga ati kuri iki kintu nabonaho brag icyo gihe uri kwandika bya sinyabyo giseriye ushaka ibitekerezo cyagiye ufata igitekerezo ukagishakaho jokes ubwo ni uburyo bwo kwandika uwo mwanya wenda akanguha urugero nkanjye iyo mfite performance wenda yarabizi njye nkura ku Zuba TV ndi umunyamakuru iyo mfite performance si yabimenye nawe ubimenye namwe mubimenye ariko mwese namwe mwese iyo mfite performance umutipe dukorana n'uwo twishyura space arabizi ko banari bukore ikintu nkora ni iki buriya ziriya brag tuza tugakora ari 5 ziba zari nk'icumi wowe ukagenda ukareba nk'umujene wakugakuramo best of the best njye kuva saa yine nari ndi gutegura iminota 5 yo gukora nyine natwe rehearsals turazikora cyane nk'abahanzi wari ukomeje kuri n'umunyamakuru ahantu ubona nyine uri umunyarwenya rimwe na rimwe kabase buriya yaranize ariko urumva ubikora nk'uwabyize nyine ubihuza gute urwenya no kubikora itangazamakuru ubu mfite A1 muri journalism nshigaje umwaka umwe nkabona bachelors kujya kwiga muri seka rero nyuma y'amezi nk'ane rwose nshobora kuzabatumira kabonetse agapapuro nyine hari ukuntu nyine abanyarwenya abantu baba bafite nyine nk'abantu basetsa iyo murimo gutereta biraborohera umuntu ntabwo ushobora kumwumva nari umunyarwenya wa nyina Yesheri namubonye nari umunyarwenya by'indani mu buryo nyine ngo najya kumutereta akavundi ikigo wowe waramukumanye niwe mukiri kumwe ngere man nge ibintu byanjye birisiriye cyane njye sinjya nereta njye turi inshuti ngashiduka nagukunze nawe wankundira tugakunda ngo kumbwira ngo nze nkubwire ngo urakarabo k'iroza
Lopez ni ibya kera nta muntu ubikora nawe barabikora wa Patrick Acha Patrick nawe kwemeza umukobwa nyabo nuko wenda ufite akarimo k'amaboko ariko byagorana Dudu hanyuma tugana ku musozo bijyanye na viziyo n'ibyo ukora kwinjira muri comedy ubwo bikora uyu munsi performance umaze kunyuraho urifuza ko mu myaka nk'itanu uba uri kuri stage azayimara se na sida rwanda arangije ako hari amajoro akaporo nabonye ngo nk'ubu urwembe niruguka tukandura sida iyo nkuru bazayizera bazahera reba byiza ntabyo nakwemera aho mwayikuye ni mu migi urumva ibyo bigoro byo kuvuga imyaka itanu iri imbere ushobora njye life yanjye ukuntu ibara byihuse niba urwenya ndukoze uyu munsi biba birangiye ejo nindukora nta purani z'ejo proje z'ejo nzibara mu bindi bintu ngira urwenya njye narujemo nari mfite passion nyine uwiteka nabimfashamo bisa nk'ibyihuseho nubwo atari cyane kuko urumva kariyeri y'itangazamakuru n'urwenya si ibintu ntabwo biba biri bitandukanye cyane ubundi igihe nashakaga kuri radiyo kubera ndishayi nanjye ndabizi nzi ko sometime mba ndishayi ariko maze kubimenyera byibura nashakaga kuri radiyo ariko kuri mbere ya kamera hano za James sanise shaho barazindoze babatumye umusatsi hari yaba Dudu cyangwa Isakani izi performance nyine zihora muri mind yanyu guti iyi ngiyi ntabwo njya nyibagirwa kabisa muzikore muzipuratika kamera nk'akaboro wakoze yego nyine performance waragize nyine ukabona hahiye byatari ku buryo igihe cyose ari kugaruka mu mutwe tu ya ni performance nakoze bama urabona tubanza kuba abanyarwenya boperi bama poster ya mbere utaratangira kujya kuri affiche bama affiche ya mbere yego narabisengeye ndavana ngomba kwemeza boss ko ibintu yakoze atanyibeshye yego ngiye gukora icyo gihe kirabona ubwo bwa mbere umuntu wese yambwaga ati you are man of the show ariko kuko n'ubundi mfite abantu mfana buriya ntabwo wambwa ngo muhinde ngo nakoze neza kumurusha ngo byemere mfite abantu mfana na Rumi buriya ni brother ni nawe wanzanye muri iyi kariyeri icyo gihe ntabwo nakoze ibintu birenze ariko sinzi nyine n'Imana yakoze ibitangaza nka Brage nibuka nakoze ni y'ukuntu nyine urabona abakire barya ibishe barya filime bari kurya amasnacks y'injugu n'ibindi barya filime bari amasnacks uvuye kuzuba uza mwana ntabwo wariye akazi karagora abakire ba uriya mujyamo nawe mara filime mwazi ko biba bikunze dore izi nizo zijya hanze waretse tubwira nyine tuye Brage kuri iyo jokes naravuze ngo abakire bareba filime bari kurya amasnacks injugu n'amandazi noneho njye nagiye gusura agafamiye k'abakire njya kurarayo nyine kugira nze kubona uko nza gupafominga kuko iwacu ni mu cyaro bagiye kureba filime babizanye nkajya mbona barya gake kajyana umurengo w'abanyakigali babirya mu minota nk'itanu bakivuga amazina y'abakiriya njye nari mbimaze noneho bwarakeye umugabo w'ahantu abera umuhanga yazaniye abandi injugu n'amandazi njya nzanira igisheke nyine ntabwo yari bori iri hejuru ariko icyo gihe barayakiriye byatari banyakanamo mbona abantu babyishimiye bashyizeho tujye bashyizeho nkangahe kuri momo icyo gihe bankiriyeho ibihumbi 50 ni menshi kabisa yari menshi Dudu se yariyeho Dudu ubundi nujya umbona hano show yarangiye umenya ko nta muntu wangandiye akanyari karenze ibihumbi feri iyo arenze ok Dudu wowe niyo performance nyine wihora mu mutwe wawe uvuga uti narayikomye hora nyuma nyitekereza performance iteka ya poster ya mbere birenze ariko nyine nagiye nkora performance kuko nyine zagendaga zirutanwa gutyo ukuntu ku buryo iyo nakoraga uyu munsi yabaga iri best of the best ejo ikaba nanone nkumva niyo nkunze nyine gutyo ariko birumvikana Paul wakoze ubonye poster ya mbere ntabwo wayanga ni nayo stage nkunda yanjye nayo nkunda kureba byaraje ndi mama yari poster yanjye ya mbere kandi umuntu wamukunda uriya nkundira stage nyine
uvuga ngo barereka urukundo mu buzima busanzwe ibyo bimoro nabibonye njye mufana naragira mu rwego ikindi kintu rero Dodo njye ni umuntu nawe buriya njye buri munyarwenya afite akazi agiye mukuraho Dodo yanyigishije ikintu cyo kujya imbere y'abantu usa neza baguha attention udafite context ihura n'uburyo ugomba nibura ukaba usa neza baguhereza attention kabisa niko niko bamwigiye uzarebe ni umuntu wiyambarira nk'abadeperi mbese wabikomejeho ko nyine wakamukoyeho n'ako kantu mu buzima busanzwe ni mama wanjye mute nyine umuntu abona nyine musa naho muhurira hano kuri ntuza cyane nanjye mba mu gasyata kaba Kacyiru Kacyiru ngewe uba Kacyiru waba mu gatsata mu magaraje nyine tuba tubanye neza nyine kuko nyine abantu hanze y'urwenya hari ibindi bintu tuba dukora usanga duhuzemo akantu by'amakuru niba n'ibireba mu bintu byinshi cyane by'amakawa uri umubarista akana kari ariko n'ikawa nayikora anakorakora iyo nari mu rwenya ameze gutya nawe ari gutya mu masomo ntabwo duhuza cyane bizava ariko tuvugana turangana niba hataca mu muheto aya ugiye kugira za baca ahubwo nayibuze ngo buriya mba ndwanya kuba uri mu kurukundo Dodo yari agiye kuntwarira sheri umukobwa ugufana ufana dukundana ariko niyo yama igihumbi cy'idolari ntabwo namuzana hano wakora ntabwo ibyo wakoze ubu arahari imana badushyira kuri rari ntabwo uzi ndahura ubu arahari ugiye kumutahana oya abandi babiri nari nahaye gahunda wabukinze ubu ndamwitsimba wenda tugana ku musozo kugira ngo wenda tubarekeye wa mugani mukuze namwe umuntu akurikirana performance uyu munsi wa none mu gihe mumaze mukora urwenya mwavuga ko rwabahinduriye iki ku buzima bwanyu abamugeze muri Jones Comedy cyangwa abantu bafite ikintu urwenya rwaminduye ariko nawe ununguye ikintu urwenya rwaminduye mbere na mbere mu kunyigisha nyine kubana n'abantu byanyigishije kubana n'abantu ikindi kintu byanyigishije ni uko habanza izina mbere y'amafaranga ubwo icyo kintu nyine amafaranga akurikira izina amafaranga akurikira izina ubwo bikubiye mu guca bugufi kano kanya njye rwose sinzabeshya abanyarwanda uracyatega akabisi ndagatega muri bisi se ntabwo abantu basara njye noneho biranezeza iyo muye n'umuntu akambwira ngo ndakuzi ese hari kugira izina hari no kuribyaza amafaranga hari ikintu uvuze ngo habanza izina mbere y'amafaranga noneho kuba ufite izina ukaribyaza amafaranga ibyo byo mugira umwanya wo kubyiga ugira umuntu ubikwigisha cyangwa uriyiragira ikicyura nyine nk'ubwo kuba nega bisi ntabwo ari uko nabura amafaranga ya moto ya buri munsi ariko niba ku myaka yanjye byibura mbasha kuva mu cyaro nkaza nkitunga muri Kigali ku mafaranga umuntu aba abona riveni n'iryo shuri rigakubitiramo kanagamo mba ndi kubaka ahazaza hanjye kandi iyo bisi nta nubwo mba nyiguze ngo nyiparike mu rugo ejo bundi mari zakora ibitangaza n'akamodoka umuntu akagure ukijyana mu kinamba shadori y'ibyayi wowe ni iki urwenya rwakugejeho mu myaka umaze uri muri Jones Comedy cyangwa se niba watawe n'imyaka mwese urwenya rwatumye nyine ubundi ndengera isoko rwatumye ninyuka abantu rwatumye uzina rwatumye ushira isoni ngewe ubundi ntabwo navugaga ntabwo rwatumye mvuga nyine tuba open ubundi navuga nicecekeye ikindi rutuma nyine nigirira icyizere numva ko hari ibintu byinshi nakora niha n'agaciro urwenya ruri mu byatumye nyine numva nihaye agaciro ibyo nyine agaciro kanjye ndakaza ntabwo umuntu wese yaza ambwira ngo ibiki n'ibiki ikindi rwatumye ninyuka kujya ahantu hari abantu ntabwo ubundi nakunda kujya ahantu hari abantu benshi buriya amararena sindayijyamo ntabwo ndajyaho muri stade nyine ahantu hahurira abantu benshi sindahajya ahantu njya hahurira abantu benshi ibitaramo by'urwenya buriya ubu nta nubwo nzigiye nzagira muri arena cyangwa iriya stade bubatse nyine sinzi ukuntu bimeze rero nagiye kubona mbona njya mu bantu benshi mbona ntari kuri 14 nzakujyana muri stade amahoro uzambona se
reka tubashimire hanyuma tubareke n'ubundi mwakoze kuduha umwanya wo kutuganiriza. mwakoze kabisa, Imana ibahe umugisha. hari icyo tutababajije se wenda mushaka kubwira abanyarwanda? ikintu twabwira abanyarwanda turabakunda. Ikintu nabwira urubyiruko, komande Asante. n'abakobwa